nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranje iyi kiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1973 ikavanaho ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishira ya 5 y'ukwa 7/73. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, ni bande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki. Rwanda, abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese, iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyari gitekanye mu mahoro. Nta n'umwe uyoboye ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro, bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ko u Rwanda rukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Uwari wanatorewe guca akarengane mu Rwanda ariwe Gerigori Kayibanda, tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu, aribo badashaka kumva ko abanyarwanda bose ari abavandimwe, ko u Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho, bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo, bamutegeka ibyo akora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu. Mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere. Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze kudeta, niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze kudeta bimubwiririye. Abivuga niwe wabimbwiye ati kandi numvise aka pistole ka 635. Ntabwo nashyize muri iyo 635, nashyizeho ka pistole gatoya. Yari yageze mu modoka, yahasanze abantu benshi bicaye ando miserikreje kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharirwamo n'ibyo yatubwiye. Nibyo yewe yambwiye kandi yabisubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari, rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aberamusimbukiye kumufata. Niho mvuga danza ni reaction dogido amukubita hasi. Abona ko umugambi ari ukumuneutraliza, ariruka abambe arasohoka yihuta. Ongera ubwo avundagurika ageze mu ntuza, niwe wari ufite imbunda Siroma, niho yarasaka. Nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade. None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri Etat Major. Mwebwe mugeze muri Etat Major mwagiye n'amaguru mu musangayo. Mugeze muri Etat Major mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo kudeta yarangije kuyitegura cyangwa mwarikiye murayitegurana? Nageze muri Etat Major musanga ninjira muri secretariat, sinzi bari barigeze uhagera muri secretariat, niho bambwiraga bati dusigire pistole yawe. Mbabwira nti ntayo nazanye. Noneho bati komeza ari mu biro. Nahantu rero nari nsanzwe
nkorera domo baje ngomeza mu biro ndakomanga aramfungurira donc en fait icyo mwita mwese ngo yari yayiteguye cyane ira pris la décision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision qui est devenue le coup d'état la décision à laquelle nous sommes associés. Il nous a associés en fait des officiers supérieurs. Madame wa General Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yari yiriwe muri prefecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we. Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison. Kuri uwo munsi wo kudeta icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo, yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka, mbabwira ko yajyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Et puis par après, il est rentré tard même la nuit. Yaje gutaha atinze mu masaha ya 3 z'ijoro. Nari narangije guteka, ajya ku meza, arangije ajya kuryama. Ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzanire. Pour le chercher, pour l'amener là-bas. Et il s'est mis au lit, mais aussitôt au lit, les gens ont commencé à défiler encore à la maison en yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe kubera ko iyo yatashye atinze ntiyashaka kuvuga. C'était un militaire qui a insisté, qui a dit ariko umuntu wa gatatu waje yari umusirikare arahatiriza avuga ko perezida Kayibanda ashaka kumubona. Yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri etamajoro aragenda ntiyagaruka. Ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye. Mu bantu bavuganye n'ijwi ry'Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango gatolika w'abahinzi muri diocese ya Nyundo. Wabidusobanuye neza, wari inshuti yacu, umwarimu witwa Sebahunde murumuna burasanzwe. Sebahunde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari. Ubwo ni mugoroba ku itariki ya 5 twiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye. Iyo nama yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagashinga kandi abantu bari bayirimo. Yatubwiye ati harimo perezida Habyarimana, harimo Rizinde, harimo Biseruka, harimo na burasanzwe uwo mukuru nyine. Icyadutangaje rero uwo Sebahunde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda, yari umwarimu turamubura. Yagarutse nyuma y'ukwezi, agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubu ngubu yewe ndi muri serivisi turansima kandi bimwe mu bakomeye. Icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi ry'Amerika batwumve neza, urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we? Mu by'ukuri byantangaza, birashoboka, ariko kuba yagiye gutegura ubukwe, urumva kwa Habyarimana ndahazi mugasiza, ndahazi rwose irambura, ndahazi. Ariko kubona yaraje gutegura ubwo bukwe hanyuma 6:30 akaba ageze ku Nyundo, ese ubukwe bwari burangiye? Ntabwo nagenya neza wenda ubukwe bwari burangiye, ariko kumubona ko twaramubonye. Colonel Aloyse Simba umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro avuga ko General Habyarimana yakoze kudeta akabahamagara yayirangije. Nabonye Habyarimana aduhamagara twese kuvuga ko nawe perezida Guma atari yiteguye twari uko yatubwira se niwe wenyine ushobora kutubwira uzi iswara we ni nawe wenyine ndahera wamenye iyo iswara kuko abandi bahinduye wari uhari Kayibanda yarapfuye urabona ko nawe Habyarimana yarapfuye niwe wenyine bazi iyo iswara yabo kuko
Habyarimana twese yaraduhamagaye niba barabonye benshi baranditse ukuntu bagiye bahamagarwa nanjye narahamagawe n'abandi bose ubwo muri roje w'amajoro nubwo nta muntu na preparation yahabaye uko iyi haba byarabantu batwarabanira gukora inama ariko ababanije bose barakubwiye ko yahamagaye yakunyuze gasa ngo adushake ikomboroje w'amajoro rubanda n'ababibonye ndahekerewe byanditse ko bamuhamagaye nanjye nuko barampamagaye wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa perezida Kayibanda bamuhamagaye bari biwe bamushaka ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye nubwo ntabwo bavuga ngo byarateguwe kuko nawe bavuga ko atari yabyiteguye hanyuma yarahamagaye turagenda nubwo nta preparation yahabayeho. hari abavuze ko abakoze kudeta baba barasabye perezida Gregory Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa irwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho. Komite pour la paix niyo yari partage entre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuha les avantages d'ancien président. ubwo noneho abyanze nyine niho n'abari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntabwo twamwigizayo abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka bageze aho baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa nawe ibyo ngibyo mu gitabo cye General Rusatse nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa ibyo ntabwo mbizi ntawe urumva ko hari za message za perezida yatangaga twarateranaga tukamubwira tuti ifodere ko akorwa iki akaba ari we executor. ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa irwerere. hakozwe inama yavuze iti nta kundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza noneho ukazajya umwoherezaho intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye nayemera nyuma n'iki ibyo kumuha avantage ni icyemezo tuzafata. byaravuzwe ko igihe yari rwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na komanda François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yozefu Kavaruganda. tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamuhasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazwi aparama uwatarazi ni njyewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi rero namubwira ko nitwa suko biserinaka. ubwo rero procureur amubwira ikimuzanye perezida Kayibanda aramubaza ati Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta. ati ni General Major Habyarimana. perezida Kayibanda arongera amusubiriraho icyo kibazo kuko byagaragara ko atabaye convaincre. noneho wabonaga ko baziranye procureur aza kumubaza ati akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza ati Imana perezida kuki wumva utari ngomba kukurikira kuki utari mu kubyemera. perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire. iyo phrase ndayifashe. umwe mu barindaga Kayibanda yirwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze. ngeze irwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa 1973 ngeze irwerere mpasanga umusaza perezida wa Repubulika Kayibanda. bose barambwira bati usaga twarambwira ati uyu uzamurinde kwibwa kumutwara umurinde gutoroka umurinde kandi tubwira ikibazo afite. nabanye
nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje neza mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka tukabonana tukaganira ni jyewe ntakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yambaze nk'iminota nibura bibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nahagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venuste numvise ikintu kitarabaho ndumiwe numva mbuzi yongera kuko byonyine njye nabonaga kubana na perezida wa repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kubona ari jyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ari umucunga numvaga agiye ahubwo ari ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ari umushinzwe numva ari ibintu bikomeye ariko muri iryo jambo nayo nabuze yonja buri cyo mvuga buri cyo nkora none abo bamugukubitanaga ni bande rero njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utankubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki bibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise numvise gusa ari ibintu binangaje birambabaza Kapiteni Apollinaire Bikorimana yarashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya kudeta muri 1973 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza perezida Kayibanda baba baramukubise yashyize mu majwi komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro navuze yuko muri za interrogatoire yagikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga wamye amajoro Tarayiha waracyariho n'uwabandi aracyariho na Nyamame yego Nyamame ntabwo yamushinja kuko Nyamame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko amazimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za réseaux sociaux icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita none ni koko François Burasa muri ayo ma interrogatoire mwakoreye irwerere warubahutse ukubita perezida Kayibanda icyo kibazo giteye ubwoba ubanza Bikorimana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu biro iyo kwandika yo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite ububi nk'ubwo Bikorimana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye Bikorimana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza mu mwaka w'1976 amakuru amaze kumenyekana ko perezida Kayibanda atameze neza perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Aloise Simba muri nyuma kwete Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour la paix internationale baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Kigene kuko niwe wari umuganga we bajya kumuregera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo atubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga bose birukanywe ko barateka mu basirikari bajya kumurinda birukanaga abakozi be ku buryo yagomba kwitekera
kwishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko uwo twohereje dogiteri Akingeneye ngo ajye kureba. Dogiteri Akingeneye yavuyeyo yatubwiye nyine ko ameze nabi, ko atagira umukozi, abese niba duhaye raporo ivuga yuko nta bakozi afite, ko bamaze kuvuga ngo amerewe nabi, twatekerezaga ko azamuha abantu bo kumufasha, ariko yatekereza gapfa ngo najye kureba ibyo bintu kandi noneho abyiteho afashe abo bantu kugira ngo Kayibanda abone abamufasha. Icyo nakubaza, Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana, mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu, Habyarimana wabonye arabyakiriye ate? Afite Kayibanda apfuye twarabimenye, twatubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite, nibo yatumye buri uko tugeza nyine turaseseka, tugeze gutekereza ko Habyarimana azagira icyo akora, hanyuma ntacyo kindi twakoze, nta decision twafashe ku tugwe twamenye kuza ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo Akingeneye yaduhaye ariyo ya nyuma duheruka, nyuma twaje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose, ntabwo twongeye gukora inama kuri ibyo ngibyo. Kayibanda amaze kwitaba Imana, Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa. Madame Esperance Mutwe Karwera wigeze gukora muri Presidence, akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana, baraganiriye. Yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregoire Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa Perezida, wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregoire Kayibanda yitavye Imana? Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera, nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye, secrétaire particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wanterefonnye arabimbwira. Ese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura? Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Icyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa Cour constitutionnelle. Nibyo, ni urukiko rurengera itegeko nshinga, rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabaje Kavaruganda niba nshobora kujya gushyingura Perezida Gregoire Kayibanda, aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa, ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze, ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga. Washington, Ijwi ry'Amerika. Amakuru yuzuzanya Ijwi ry'Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Kapiteni David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda. Ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe, twagize dute, ngiye kukubwira uko byagenze. Ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora ankete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa 4 rishyira 5 Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho, ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri. Afite tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba ko abo bantu uko bahari. Twaba dushushe naho turenze akantu. Wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana, ntabwo mwabonanye muri Presidence, mwabonanye na Kanyarengwe gusa. Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe, wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri Comité pour la Pérennité Nationale. Instruction yaduhaye nizo bari bamutumye. Nizo Perezida Habyarimana yaramutumye. Nizo yaramutumye. Urakoze cyane. Reka no dukomeze tugeze mu Ruhengeri. Mugiye mu Ruhengeri gukora ankete abantu 18. Tugiye kureba abanyururu. Tugezemo
usanga bameze nabi ubuzima buhagaze nabi cyane kubera kutarya cyangwa kura ko bakubiswe uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe ari abakadire politiki n'abafonksiyoneri bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima bahura n'icyo nakwita stress twabivuga ngo iki mu Kinyarwanda ni ihungabana ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano bituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasubiye i Kigali chef d'equipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi k'abantu badafite ubuzima muri make bari intere abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana. Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major haravuga uko yabimenye. Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye Cyangugu ati hari abantu munyabikiko mpaye ngo tubabarize ino i Kigali ati kuko president y'Icyangugu nta security ifite. Hanyuma chef d'etat major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora como le chef de bureau sujede yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije mbese warabikoze cyangwa ndi wabikoze hashize nka 3 semaines le président niho yambazaga tese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye Cyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware prefet batwara ambwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga. Uwari prefet wa Kigali mu mwaka wa 1974 bugeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa Perezida Kayibanda yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo na Andrea Sebatware. Nari prefet i Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'ababurgomisi wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo none ubwo bambwiye abasufero uko ari batatu bamareze mu bose barapfuye abo twari kumicyo gihe rero tujya kugorwa bayanga tujya kuhareba ikima dusangamo ibirambo imwe ndetse n'ibiki zatangiye kuyikurura ubye kishobora no gisa n'icyasigiye kubera ibintu bagiye bajugunyamo ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo n'iki ariko ntabwo nakubwira ngo ukuntu bari bameze. Hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi? Murumva ijwi ry'Amerika ku bagitangira kutwumva turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 22 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1973 igakuraho Repubulika ya mbere. Mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza byishwe ko bimuwe ntibagaruke. Colonel Stanislas Biseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka wa 1974. Cyari twe sosiyete kuko urabona David nuza irakwisi constitution Ruhengeri kugira ngo ubufate abazirikare bave muri constitution bajya mu yindi aho ko ugomba kufite autorisation hejuru ikase no kugira ngo barege nuko uri mu yindi ababizi ariko kandi hagati aho nkugira ngo abantu gusa bari hari hatyo n'abandi nuko nyine pakete le terme bakoresha diziranye ni gutyo ariko iravuga beaucoup d'intervenants kuko hagati aho habaga hari donc
nzi ko neza ikigo cyose nuko ako dorute habaga za echange z'abapirimeri za echange donc bakabaro par notre équipe kandi ashobora kuba dutese ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwindi gusa nuko nti nuko gusa uti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri C na D na N akaba ari n'abandi bari angere donc ntabwo ari abantu umwe cyangwa babiri bafuye kuvuga ngo zana ubanu ubashye ku giti ubaraza cyangwa giruke donc uruva ko ari ibintu tete ntabwo ari ibintu byabaye nko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu bajyana abantu bageze aha n'aha kandi none se Rubugwa kuvuga ko inuze yakohereje amafaranga ayo mafaranga koko warayabonye wowe ahubwo ikibazo urumva ahubwo nanavuze no mu rukiko ahubwo nzi ko abo bantu babaye rusi bababwira yuko ariko c'était n'abapuru kugira ngo bazakipinge sokere mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu Bigogwe nk'uko bivugwa na Prote Zigira Nyirazo wari presse wa Ruhengeri mu mwaka w'1974 simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa Nyamagumba uretse iteka nabo bajyanaga n'ibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu Kagohe ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu Bigogwe ndaharuzi ni hafi y'icyo kigo cy'abasirikari mu Bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenyeye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi siza hariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguyinka yaba hari ikintu yamenyesha no kubapa Justine Mugenzi wigeze kuyobora ishyaka PLR tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo y'abishwe n'inzara kubera kutagaburirwa yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigenda bityo kugeza ku munsi wa 10 abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bakije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu wa umunsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damiyani basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo kwijosi arabanza vira induri y'ikarayiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haciye nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kwa Sembagara yarazaga kingura akarunguruka kareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni munsi wa 31 uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa Rukumbi wajyanye n'abandi Anyeshe Kabarenzi witabye Imana nyuma y'iminsi 52 atarya hagati ya iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara uwo mugore Anyeshe undi wapfuye nyuma n'uwitwa Aloyizi atari Aloyizi Twagirayezu sesa niwe wapfuye nyuma mu bagabo hanyuma Anyeshe apfa ku munsi wa 52 ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ni ukubeshya kuko
aho bavuga ngo yavomaga amazi keretse yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yajugunyayo muzana amazi bavuye nkubwiye yuko ibyo bintu bitabayeho baricaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka turashize akitambukira akagenda. Yapfuye afite imyaka 26, asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera afite icyumweru kimwe. Ubu yarakuze, arashaka, arabyara, araheka. Ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we. Icyo gihe nticyumva, yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanze. Yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkabandiho bw'umuzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi. None se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nkariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki? Ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe, ku babibonye, ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa ababakomokaho. Amano nkariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona, ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane. Ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose, asandaye ahantu hose, haba mu nzozi cyangwa mu mibereho ya buri munsi, bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho. Nubwo Dr. Christine Uwimana yarazi nyina ntiyarazi se, ndetse umwe mu nshuti za Nyeshi Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije. Ubaho yatangiye kumva nyine tuganira mubwira ko nari inshuti ya nyina, ubona ari umwana urisanzuraho. Ejo bundi yahoze ambwira ati anyereza amafoto y'abana, ndababwira nti utaha ndagira ngo nzayoherereze akantu k'ubuhamya ka nyina, mbabwira ukuntu yari umuhanga, kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka. Umwana rero itakwacyo no gukomeza abantu twese nyine ababishoboye bakamuba hafi, ubuzima ntabwo bworoshye. Ariko uwo mubyeyi wamuzanye yari yaramwiyumvishemo, yaramubwiye umubyeyi mwiza, gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye rwose, nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina. Yabimenye kare kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina. Ati gusa ngiye gukora ikizamini cya leta, kumwe kera bashakaga ibintu by'amatike twizeze bakajya kuzana, niho ngo yibonyeho icyo kibazo. Urumva umwana ugeze mu mwaka wa 8. Aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose, cyane cyane ku bw'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye, abimenye byaba ari amahoro. Tuzamufasha. Ibyo twemeye twarabikoze. Ijwi ry'Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi. Ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka wa 2020 dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye. Ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina. Abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. Nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza. Nkubwira ko ikiganiro kizarangira amenye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
kubw'abantu reka nkubwire Venice numvaga yuko bidashoboka nari narakuye y'amaso ariko jewe ibintu binaniye njya mbwira Imana nakoze uko nshoboye ahasigaye nahawe ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe inyuze kandi no wabisabye kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro. Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye hazakurikiraho iki? Imana ni igitangaza rero ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu bya 2023 kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta yo muri 2023 mbitega amatwi kugeza ubwo mpuye nawe Venice nshimiye Imana ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose ababyeyi banjye bombi b'umubiri ababyeyi banjye bombi bandeze n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye nuko namenye umubyeyi wanjye muri makeya biracyari bishya kuri jewe nikibabaje nuko nawe nyine yahohotewe ariko icyangombwa nuko muzi nkaba nzi inkomoko yanjye ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiribakwe Godefroid. Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30 abandi bari muri za 20 n'indi bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye urugero n'urwa Cecile Nabagwera umupfakazi wa Lipe Hodari wari umunyamabanga wihariye muri presidence. Twarikiwe n'abapasi naho ntabwo tuzi urupfu rw'abaga bapasi ntawe uruzi twakiriye mu mitima dusigaranye abana ari batoya ariko twarabareze barapfuye turashaje twebwe turananiwe nta kundi. Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane cyane Imana yaradufashe none se wowe umugabo yapfuye kuri 31 nanjye nsigaye mfite 25 abana urabarera urabakuza afite imyaka 3 ndafite umwaka umwe icyo gihe wari unakuriwe ari mu nda ubone padi Imana imuha amahoro n'umugisha ari babariye bihagije tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wacu uranyumva ndabumva twarababaye birengeje ukwemera ariko nta kundi nabubwe nabwe nsenskana umupfakazi rwose ikivuga n'iki. Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gisenyi imiryango yabo yakiriwe muri komini aho bamaze imyaka irenga 5 nta urenga umutaro atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita umupfakazi wa kapiteni Dominique niyo yita wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978. Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine ni nko gufungirwa muri komine sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza najyaga nitaba buri kwezi najyaga Igitarama muri serivisi ya renseignement kwitabayo nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire urumva navyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye na ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka no kugomba gutega imodoka nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe
kwabaga ari ukugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nicaye Gitarama kuri serivisi ya immigration. Nta kintu bambazaga, nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruke ukwezi gutaha. Wigeze wongera kumubona kumukiryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7/73? Duherukana mw'iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi nitavye kuri Eta Major. Ubwo nibwo bwa nyuma namubonye agenda. Abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza. Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya kudeta avuga icyo abiziho. Yakubwira ngo kanaka ngo yarapfuye, uzi ko yarafungiwe aha, ubwo si uzabimenya naho uzabibwirwa nk'abantu. None si wowe ubirebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe? Boku benshi byabaga ari perezidansi kameme, byabaga ari perezidansi, noneho bikaba executive. Amategeko yavaga muri perezidansi? Ari perezidansi abusoremo. Ariko se Muzehe Hakizimana, ubu urashaka kumbwira yuko perezida wa Repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko? Nasi perezida wa Repubulika abwiye Dr. Jean Duasirote, ndashaka ko iki kiba. Hari ubwo cyamaru isogonga. Ariko bandi bavuga yuko ahubwo Rizinde yabamwicanye na Habyarimana yavuze yuko babamwicanye ko Rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi. Bitoma nuko oya ahubwo nicyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezida, noneho wawundi warabuze uburyo agaprofite. Niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu, kandi bari bakubwiye umwe, vous profitez de ce que la mission venait de la présidence. Iyicwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwa Rizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985. Major Theoneste Rizinde n'abagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki, bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Woreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera. Abacamanza baburanishije ruriya rubanza, perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya. Nyuma ahabwa intera yindi, aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri, ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza. Abandi bacamanza, umwe yari umudatirogarafe yitwaga Doromodisimas, ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirogarafe kandi yari ageze kujya muri retraite. Hanyuma undi uretse gato mushyira umudatirogarafe mu mugira umujuje mushyira mu rukiko nka ruriya, ubwo bisobanura iki? Ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga. Ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza, abari basanzwemo bagizwe abacamanza, hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga, ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya humanite, ibyo twita les humanités, amashuri 6 yisumbuye cyangwa 7, washoboraga kwinjira mu bucamanza. Ntawe rero ntabwo yari abyujuje, ntabwo yashoboraga kuba umucamanza. Ninde wamutoranije? Yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina n'aya, hari poromosiyo zagomba gukorwa, inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura, ubwo nyine n'abo ngabo nawe yaje. Muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare. Abo ni Desire Mpanumusingo, Alphonse Ndegeya na Nkundabagenzi Paul Secyugu. Abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa. Leta yatanze impuzamarira ariko imiryango y'ababuze ababo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Albert Bizindori niwe batwaza ijambo. Kuri njyewe hari ukuba baratwiciye ababyeyi bakabica mwene kariya kageni, ariko
ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa, tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose. Icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha. Ubu ngubu twumvise ryari abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu, abanyenduga ibi nibi bavuga ngo twabiciye abantu. Ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu. Abatwiciye abantu ni abantu bazwi, bafite amazina, bashobora kumenyekana, responsabilité za buri muntu zikagaragara. Ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa, n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bisha abantu batigeze bica. Imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo. Nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa, bajye babitekereza, batekereza igihugu cyose, batekereza n'akarere bateje, buriya Busembwa bateje, Urubwa bateje. Iki kibazo ni uko nguko bagomba kucyumva, ntibakigarukirize kuri twebwe gusa. Muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitangwa ubuhamya n'abantu batandukanye, ni uruhare Perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi. Ndabivuga vuba vuba. Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana qui coordonnait tout, niwe bahaga raporo. Simba kurikira aravuga ati komite y'ubumwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'ijwi byari hagati ya Perezida Habyarimana, Etat Major na renseignement. Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe, babiri cyangwa batatu Habyarimana ashobora kugira abihungira, ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye, atabitangiye urushyi. Serubuga yongeraho iratemanyazi yaduhaye yo kuntu Perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simoni Habyarimana wagiye guhotorera abantu mu Rwabayanga akamuhemba buruse yo kujya kwiga i Burayi. Ntiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa. Reka ndekera aho ngaho, ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe. Noneho ni infrastructure aho yaganaga, uwayiyoboraga, uwayishakotaga, uwahabwaga raporo n'uwatangaga amabwiriza. Ambasaderi Max Segasayo mu mwaka w'1994 yarahagarariye u Rwanda muri Canada, ni naho atuye kandi yigisha. Ari mu gace ka Quebec Gatineau, asanga bari abantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta. Isomo nkuyemo nuko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse. Twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa, cyane cyane ibihugu bifite demokarasi. Hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta. Ndumva ibyo byose byabaye, iyo infrastructure z'indoro baze kutubwira yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari. Ndetse ahubwo nakongeraho ko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe, byamaze igihe. Hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse, haba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona, zikagira ikintu zibyandikaho, zigatabariza ubutegetsi nabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ikintu. Niryo somo rya mbere mvuye. Inzego zacu icyo gihe ntizari zishyitse, ni ukwizera ko nyine twabivanamo isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta. Ko leta ni abantu bose, ntabwo ari umuntu umwe. Nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere, ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana. Naho mwarimu Francisco Saveri Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri Kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi. Igihe abantu ari nkoma amashyi, bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa, nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi. Mu bikorwa bibi byo kwica, mu bikorwa bibi byo gushinyagura, mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange. Kuba abanyarwanda ari nkoma amashyi, bitwara nk'inturumyi, bitwara nk'abasamazi, ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye, urwego baba bariho rwose. Rero tugarutse kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura, noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye. Ndagira ngo wenda se nk'ubakurira inzira ku murima,
igihe cyose abantu badahujwe n'umunzi uwo nakwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibi bintu bikurikira kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga